isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Ngenda Furahisha nakoze indi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Undi muntu akenshi iyo narakaye umuntu akambwira ngo nyiraho ndamubwira ngo mu mivumo y'iwanyu, kubera ko ntarakaye karame. Ngiye kubaza ngo urakajwe n'iki nkuzanye impunzi. Ubu rero njeje kandi uyu kandi bubwiye ko nkuzanye impunzi. Uyu kandi ruwambwiye ubushize. Cyajya nasaga kukureba. Mani noneho nemeye kuguhiye yose ifunze. uriya ndi naguciye yose mwana. ariko nyiraho wagiye ukizwa miliyoni yose y'amafaranga y'u Rwanda. Sonde wa mugani nayihingiye. Yemera rwose nta birenze. Nta birenze. Nta makuru ba watuzaniye abaguhesheje. Oya makuru nanjye kuye wenda kuyagira ngo nyamenye biramvuna ngaca kuri buri mumwe. Ariko nuko ndi umujyana kariburi kubyinishya amazuru. Ubwira ko ndusha kuyabyinisha, Awe, yabyinishe nyakwima. Yabyinishe nyakwima. Ya ntacyo nkeneye hose. Twese turakinyiranye basi suri. Noneho miliyoni ndayiguha. Ariko ndaba nguhaye make andi nzayaguha ariko Furahisha yagize ati yabonaze uramangaye 100. Ijana ryose. Ahubwo ryonyine gute? Ijana ryose ubu guhera mu gitondo warikoreye. Si wambwiye ko kumucisha hari isogonda rimwe. Ntabwo umunsi nagiye mu kazi nta kintu ninjije. Ako nabijana rakabije mwana. Oya nyine mbwiza ukuri. Cyetse niba utizeye ibyawe. Wose nakwizerana. Ku buryo iryo jana warimpa yamara gucaho ukama 900. Ubwo urumva rero utamfite mu biganza byawe. Ariko reba ijoro ubu nkubuje. Tukava ku ijoro tukaza tugahurira mu bihuru na yewose. Ijoro sayo urarugenda ni make. Nyakubira ugenda nyakuha birwa ijoro ujye umerekeza kugenda. Ujye umerekeza aho ngiye. Basi reka tubireke. Ariko icyo nzi cyo ntabwo ugenda ku manywa gusa. Uri impumyi se. Ngiye kugutuka ngo akagenda utaza aho ugiye ariko ntabyo nago tukugiye ko mu mafaranga. Wayemeye. We kugura iki sonde? Kugura iki? Icyo ngura se ntago ari we waje kukinyigisha. Ariko nakubwiye barate twumvira. Icyo nakubwira umva cyagura 100. Harimo nakubwiye miliyoni. Miliyoni amafaranga utabitse ku mufuka wawe sa yawe. Ariko nshaka kubanza nkabona yuko bikora. None se nyaguhaye nkasanga ntibikora. Aho. Nzamunyanye mfite. Hazindi. Okay? Akamakuru se mbizi ko yatanga ntaya kwishyuye nubundi nazasanga amakuru yagiye. Kavuga gacyana abantu bari gusakuza. Ibi bintu si ibintu abantu bavuga, hari abantu bagenda batambuka wa mugore we. Banza wumve ibyo bishwe. Banza abo bari mu byabo twivugire. Uze guha imwe nguha 100 nona darifite mu nzu nari bikuje kuri bank kare dafite cash ndayaguha. Urugendo rujya kugira mu nzu wawe kugira haduhagaze kugira ngo yanzanire kugira utafite kuri telefone. None se kuri telefone mukanyumbwe abarankata iyo nsanga network azapfuye ntizimaze iminsi zipfa. Amugana koka. Tangiye mbazo ubwenge mu ibihumbi 100 ugiye kumva 900 nutayamba. Furahisha intama y'Imana inzira karengana igiye gucaho ku bihumbi 100 ugiye kumva utamuye 900 uzamukurikira. None se wabamukurikira ubukuraho umuntu nyamara uzamukurikira kwishyura nzi ko nasigara nuko nta nuko ntayo uzamukurikira nzanira amafaranga nicomoke. Si wumva Anyata
akigorye nibwo wari uzi ko ntazi n'icyakwica iki. Genda umuruzi wa rucucu nzi naho barogera nzi naho nabukura. Yamenya rye nico mongera. Iriya ndushye ngihora iki koko? Muzayampa tu. Turi aha ngaha nta muntu uzanyica. Somba baroka ariko kuko ufite wa mugore we. Nta muntu uzanyica, azanyica se yankuye he? None se kugiye gusara ufite yinda? None se bari hejuru y'Imana? Hey. Nta kintu n'iki na kimwe nzaba. Umwana w'umuntu si byanciyeho byose, byanyuze imbere yanjye byose ko ari byinshi nyiraho. Yenda biyumviye abagore bari kukugambanira uko ari babiri, kandi icyo uhora ngo nuko wasezeranye. Babuze ukuntu basezerana n'umugabo wawe kubera ko wasezeranye. Nta kintu na kimwe bazantwara n'amagambo. Mana yo mwijuru ko uyu mubyeyi agusenga, wambabariye ukamuhumura amaso, umutwaro wari kumvuna nkaho ari uwanjye. Mana yo mwijuru izandwanirira. None se kuba ngeze aha ngaha ni impuhwe z'agaca, nuko bangiriye impuhwe se? Abajinga barimo barasakuza ibiki? Bagiye kubareba se ubwo se ba bene wanyu b'imipira bafana ko ntawe. Ako shiri wakubona nta n'isoni. Okay, ibyo wakoze warabikoze. Nimba ari ukumbabaza warakoze no kumbabaza cyane. Izi saha ikintu nkwisabira ni ukunyereka uruhare rwanjye ku mitungo dufitanye, ibizanyandikwaho nkabimenya. Ibindi byose rwose warakoze cyane. Ese ibyo ni biki kutabitora ngo bivuge? Ase kuvugira mugani nka Yesu watowe kambwira. Cyokoze umunyarwanda bivuze ukuri, umugabo n'umwana wundi. Shiri Nuko se nta bitero bangabyeho? Ibyo nabyo ni ibitero shuma. Ariko warebye ibiro bari abagore bafite ukuntu bingana. Nese babirusha Imana? Akiyo Mana. Irahari da. Irahari. Ni udutero shuma. Duhumuka duhumeka utagira igipimo. Nta kintu na kimwe bazantwara. Turaryama tugasinzira, dufite amazuru, dufite amatwi, ntihagemo ibisimba ikagira uko iturinda. Ariko nukuri kumbabaza. Wibabara tuza. Were kuba baratuza nzi neza ko Imana izandwanirira. Ni byinshi nahuye nabyo muri ubu buzima. Urabona uriya mugabo imyaka tumaranye. Ni myinshi pe. Ubu si ikigeragezo kirenze kuba wabyara abana babatunda babajyana babagukuraho. Ubu niyo bazamutwara. Yego. Uzabyemera bamutwara. Azamujyana. Nugira amahirwe ukamubye. Yego. Azamujyana. Kumenyana nawe ntacyo bimariye. Kuko urambabaza. Bucya bwitwe ejo ashobora gutekereza ko umwe nzabyara agatwara. Akaba ari we ugenda mbere. Ako kana. Akaba ari we ugenda mbere. Ako. Shyiraho akadomo. Akitsoma agatangaro n'akabazo. Iyo Mana nsenga rero. Iyo Mana nsenga. Ndakwizeye. Ndagukunda. Nkora buri kimwe ku bwawe. Ariko murinda shima abagabo. Utinyuke. Ujye unyigiraho biriya byose. Ufite urugo. Ufite abana. Ukarenga ukava hano tubana. Ugaho ngo wagiye za misiyo. Ukajya no gutera izindi nda.
hoshye ntabyara. Wakureba rwose n'indeshyo n'ubushongore bwawe yavuga ngo dore umugabo. Buryarya bwo rwose ntubaho, uri igitangaza. Warakoze gusa. Ese ubwo iyo uryama ukaryamana nanjye ukarenguka warasize umugore n'abana ukajya usubira ubundi umutima wawe nibuye ni beto undyoshya kwa kundi untereta turabana umbwira ya magambo yose. ariko karitsiye hanyuramo intambara ibaze nk'umubyeyi kubita umwana we gutyo we shayo bamumutwara nawe akareba nkareba aho yajya mukubitira gutyo niba bakubite nuko babafite nibahwanye nawe ubyara batwara sho ntibukuru kiriya kigore cyazinze ngo cyakirukankana umwana dore akana karabo reka byo tubyihorere reka tubyihorere. naho nyiraho abandoga bo hari igihe azagutegura uwo ari we uburyo. Sindabyara pe sinzi nuko bigenda ariko mbonye umubyeyi afite inda amezi 9 akabyara umwana we bakaza bakamutwara uwa mbere wa kabiri wa gatatu. Hari uburozi burenze ubwo, hari urupfu rurenze urwo. Se wamurozi Ki ntabwo nzatuba amaraso. Ntabwo ari amaraso ntabwo se bagatisha icyuma. Reka da ntabwo nzatuba amaraso. Urangora buri munsi. Urabizi nyiraho ntabwo ari uko kugora sibyo araza nkakubitwa araza nkakubitwa atwara abana nakubiswe abo nabo baraza bakantuka ndabazerega baraza bakantuka bashaka imitungo ariko nta kintu na kimwe bazankora nta n'ikintu bazantwara. Reka nkubwire umugabo we mukoraho ndabizi umugabo uramukunda nta kintu namutwara shaka amafaranga make kwereka ahantu tujya biriya bigoro byikize. Yes uri mubabaza undi mubyeyi nyuma hariya. Okay warakoze urancuka ungira umugore urambyaza ugira ute sinari umukozi wawe rero ibyo twashakanye nshaka uruhare rwabyo nicyo nari mfite kukubwira nako nta n'impamvu yo kuvuga menshi. Chérie, tuza. Ntabwo tuza mfite iryo jambo riri no kunjya mu matwi. Kizajya umpamagara izina ryanjye. Urukundo ukunze ntawe rwagiye. Yes, nakoze amakosa. Ndabyemera. Ndanabisabira imbabazi. Ariko se nanjye nkubaza imyaka yose tubanye hari icyo nakwimye? Imyaka yose tubanye nigeze ngutunga n'urutoki n'umunsi n'umwe? Wewe warankunze urenga ukajya kubyarana n'umugore wasize ubwo hano harimo urukundo. Nyiraho ngiye kuroga zana amafaranga ndabyikorera. Ngiye kuroga nyiraho kuko umuntu ugiye kubaho uburozi ndamuzi umuntu ugiye kubahuza n'umurozi ndamuzi. Zana amafaranga ngiyewe mbyikorera ntabwo bizakubarwaho genda byikorera. Zana amafaranga wewe uyicarira ngaha ndabanza mpere kugiye kubajyana ku mupfumu. ubwo se ntabwo nzaba mbaye umufatanyacyaha. Ariko nyiraho urabizi bareka Imana igakora akazi kayo kandi n'ukuri nta kintu nzaba. Tunka amarira mbanariza yiki nta kintu na kimwe nzaba. Akweretse ko mbabaye kandi kuko ndababaye ariko urumva urahagaze reba ukuntu umeze ngo nta kintu uzaba. Nta kintu na kimwe nzaba. Amaraso yawe sinzayabazwe. Ntacyo nzaba pe. Amaraso yawe sinzayabazwe. Nagerageje kukuburira umuntu ugiye kubajyana ku bapfumu ndamuzi nagira ngo nyende base abakeba bawe mubwire atobe bwinshi. Oya abakeba bawe reka tubihorere ahubwo mpangane n'uwo muntu ugiye kubajyanayo
genda umubwire abatobe bwinshi, ubwo nariye ni bwinshi kandi naraburutse, ubundi ndabonye. Yego. Hey. Herekeza ntayo. Babwire ati mutobe bwinshi, mwanike bwinshi, ahagaze bwuma, nta kintu n'iki na kimwe nzaga. Nihanagure nabi. Sawa tu. Bye. Babwire batobe bwinshi, bazagaruka bansange. Mbi nananje umeze neza yambi mucyo bimeze biki bimeze neza kushira biragenda ndagenda ku ishuri ikintu ngukundira ukuntu nkundira ka keza cyane ibyo ni inshingano zanjye gushakura umuntu w'umugabire wowe se bimeze bite ku ishuri Bimeze neza. Igo, ntabwo waje washonje? Oya. Koko? Wow, ni sawa. None se mwaba mwicaye cyangwa mwajya mu nzu? Ndi kumva twajya mu nzu iyo byakoroha. Ibyo byakoroha? Ngaho ufata umwana mu gihe. Ruka. Ubaze. Nta kibazo. Wahoze uri umwana mwiza muri korali. Uririmba byaje kugenda gute kugira ngo uhinduke? Ukweze ngewe hari icyo nahindutseho. Ntacyo wahindutseho kandi uri umupfubuzi wa karitsiye ariyo makuru ahari. Umupfubuzi wa karitsiye. Madamu, rero tuze ko bana aho ngaho. Ucungane n'urwo uriho ntabwo rukoroheye mbabarira. Turi kumvikana neza wigize umunyamakuru wa karitsiye itsinzi inyoni igurutse urayivuga kandi mwabagore mwe ngiye sinzi icyo mucakaho. Kakubaye naragupfubuye kakubayeho ahubwo kamba uze njye ubundi nigi wawe garuka mu nzu y'Imana, garuka mu nzu y'Imana usenge kuko nubundi wahoze usenga uririmba neza. Garuka mu nzu y'Imana. Umva ubuzima bwanjye ni njye ubugingo turi kugenda neza. Iyo Mana njye nayo turaziranye, ni njye nayo nyine ibyo bikureba hirya Pastorine. Akwacunganye n'urwo uri wa mubyeyi ngo ndawutorohewe ukamvira mu buzima. Urantangaje. Kankwihorera. Ariko ubundi reka nkwibarize madamu. Abuze ikintu ukora mu rugo rwawe ku buryo wirirwa utaragura ubukuru ubudafite na 15. Wasenze ko nucunga nabo urakenyera. Yaguzongera mu bisenge yose ngenda senga ubundi ni wowe nsenga, Imana nsenga si yanjye. Senga Imana ngewe ntunsenga ahubwo senga Imana urubwa rukuriho rukuve. Rero wasanga abana kuntu ntabwo ari gusa ubu urifashe ubundi ibyo bintu bitekereje ari uko duhuriye hano. Hewe wangogere wasenze wa muhungu.
kugira inama gusenga. uyu mubyeyi koko nimwe mutuma abantu babubahuka rero ubu nakubwiza inani na rimwe Ibyo ni akazi kawe wantuka wambwira nabi. Mucyo enda hano Mucyo ibintu ndi hano numva ntabwo ari byo urabizi ndabizi neza cyane ubwo niba ari byo barambeshye cyangwa umaze kubona wabaye muremure ugira ngo uransuma mama uri kumva nabikora ugiye ku ishuri rero ngo utangiye kurwana reka none se wabivuze yakubekeye yambeshye mumbwira izina numve nimba ariyo cyangwa atari mbega wowe umva rero wakanawe kuba narakohereje kwiga karate nkabikwemerera ngo ujye kuziga ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kugira bwo kurwana cyangwa kugira urugo urankurikira reka kujya witwaza kuba wiga karate ngo kandi ikibazo cyawe upfa kwikiriza ntuba wanateze amatwi ngo mbanze nkubwire ibyo nshaka kuvuga nta kibazo avuga ndikikunda imitwe yabo njye bambwiye ngo utangiye kujya ugira urugomo ngo uri gushotorana n'abandi bana uzi ibirego byawe maze kwakira uko bingana koko Mucyo urabizi nukomeza kwitwara gutyo ubucuti bwanjye nawe siko buzaba kandi uri mama kuba ndi mama kuba ndi inshuti yawe no kuba ugira amafuti ku ishuri bishobora gutuma ibyo nagupangiraga byose birangira n'ubucuti bwanjye nawe bushira none ubu ngubu nakwisubira akantu k'abagabo ngaho ukora ahangaha kora hape kuko ndakumvise ngaho mbwira ku ishuri iwanyu abana bagira urugomo ni bangahe wumve ko utazamo ni 10 ubwo ni 9 nawe wa 10 nibeshye ni bangahe ndumva ari 10 ariko ntabwo ndi kwibaramo ariko ushobora kwigira umwana mwiza kandi buri munsi nakira ibirego byawe aho uzaze kunsura ku ishuri ubaze kwica nambwira kurwana uzankubitire ku ishuri oya ntabwo nakukubita nanone uzakubita umuntu kuko cyokora nzagukunjisha ingene nka veni upfukamye ku mabuye ariko ku mabuye nyine se mama ibyo ngibyo turabyiga muri karate nyine nanjye nta kantu kanjye nzaba nzanyemo nzagupfukamisha ku mabuye urabyumva neza ko ntabwo ngiye nk'undi umwana urwana cyangwa mbona wanagira n'impuhwe mama ntabwo zaburira none se hari umubyeyi ubura imbabazi ku bana be naho ugenda urebe keza rero nimba ameze neza umutunganye kama kabaye akagabo nzaba ndo you don't care ariko reka nkubwire ariko agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ayo narayameze reka nkubwire nimba ufite akazi ko kugenzura abasore bo muri iyi karitsiye bose ahubwo nawe uraje ayo bamvuga nawe barayakuvuze dore karabaye urapfuye ahubwo nturaye nakugiraga inama narindi kukugira wowe uri umujyanama w'ubuzima ni inama narindi kukugira ese wowe ibikuvugwa ahora ibyo ni akazi mayenza mbikubwira nta kibazo ariko we biragaragara biranagaragara cyane rwose reba neza hari icyapa cyanditseho ubupfubuzi nambaye ibimenyetso ibyo ukora ibyo uvuga uko ugenda ngendera mu burayi kandi wahoze uri muzima wagarutse mu nzu y'Imana wahoze uri muzima uri umwana mwiza uririmba habuze ababiririmba se ngo nzagaruke mbiririmbe uzaze ubiririmbe uzaze ukora umurimo w'Imana nk'uko usubire mu mwanya wahozemo first of all ukora umurimo w'Imana ntago bisaba yuko uburirimba ndayisenga ngiye kuryama ngiye kurya nanabyutse sibyo ikindi iby'Imana yanjye n'imirimo yayo ninjye nayo na bijeba turi kumwe abagore baragukora izina ry'Imana nta kibazo nawe nimushaka kujya muri abo ngabo bamvugaho uze tugende undi urambaza iki abagore baragukora nuko nkwisobanura wajya ngo uri mama
siko naba matatinyuka kumbaza ibyo bintu. garuka mu nzu y'Imana njye niyo nama kugira. Haka iyo nzu mpambiramo ubundi urwaye iki? Mbisa bigendere. Mane kubabarira. Hagenda. ariko njyewe n'ubu ndacyakubaza ikintu gituma utishima. Sheri, ibyishimo byanjye bifite mu biganza. Nisi isuza nabwo ntawe cyagushimishije. Yaba cyaranyuze mba nishimye. None kuvuga ngo urukundo rwanjye hagati yanjye nawe rushingiye ku gusezerana. Ese kutunyima isezerano hari icyo ntakora mu. Ariko se kuki wowe ubimpatira no kubera iki? Ntago mbiguhatira, nshaka unyubahishe. Nese ntago bashyira agaciro mfite. Agaciro gafite imbere. Hari undi ushaka guha agaciro utari ngewe. Okay. Nta byishimo byanjye rero mu gihe utarankorera icyo nshaka. Bajya bango umugabo ndi umwana wundi ariko ndani umugore ari umwana wundi. Ubwo umunyarwanda yabivuze noneho urabicukuye. Ntabwo mucukuye kuko ndabona ariko ariho biri kwerekera. Okay. Kanigire mu kazi. Ubwo nuhitamo ko tuzabana gutya nyine ukabona ari byo bigushimishije. Ariko se bigutwaye iki? Uraburara ushaka kwambura ukabigurusha icyo ushaka cyose ntabwo kibona. Ikintu ushaka ni umugabo w'umusirimu nkawe ubana n'umugore atarasezeranye ubusirimu bwawe ubundi ni ubuye. Itegereze. Sawa nyine nanjye uzangira kubona ibyishimo byanjye umbwiye. Ushirwa umuntu avunwa n'ubusa. Sundi impamvu atama isezerano ni igiki ntakura. Aho yarindagira nk'iyi telefone sayisize agira ati Meu telefone. Soma telefone ni yawe. Telefone yanjye ni umutungo wanjye. Nkuko nawe ntajya nkora ku telefone yanjye. Sheri ma telefone yanjye. Nimba ari biba muri telefone yawe ndabibonye. Ibikisi. Wama telefone yanjye wa mugore we. Sheri wamvuye hejuru. Ye? Nanjye nkabona disi. Nibyo. Umugore wanjye bisezerano. Ndanabyemera. Ariko ntabwo ufite kuza kunsenyera naho ndi. Ubundi bishakiye iki? Siwendi kubaza.